Yesu ashimwe cyane. Mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana aho uri hose. Abanyetorero mwese Imana ibaho umugisha. Uyu mwanya mwiza Imana impaye, nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo menya ukuri. Menya ukuri ni ijambo numva riri bugufashe, ni ijambo numva riri bukubake, cyane cyane ko abantu benshi ubuzima bwabo bupfuye, ubuzima bwabo buzi icyerekezo kubera kutamenya ukuri. Rero mbere ko twinjira mu ijambo ry'Imana, reka munyemerere dusenge Imana. Ariko mbanza kukubwira wowe utanzi, nge ndi Pastor Muhire Faustin, umushumba w'itorero Yeshua Harvest ku Gisozi. Uwiteka Nyiringabo, Mana yacu, turagushimiye kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Nyemerera muri uyu mwanya tugiye kuganira ijambo ryawe, kuko ari ibyahumetswe nawe. Imbaraga zawe zimanukire ku buzima bwanjye, unyobore, umvugishe, kugira ngo imitima y'ubwoko bwawe nkurikiranye ibashe guhemburwa nawe. Urakoze kubw'umuntu ugiye kumva ubutumwa n'uzabwumva, Mwami Imana, kugira ngo buzabe ubw'umumaro mu buzima bwe, buzazana impinduka. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen, amen. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo, igice cya 28 umurongo wa 19 no 20. Biravuga ngo nuko mugende muhindura abantu mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka. Imana yacu ishimwe cyane. Ndagira ngo njye muri Yohana 8:32. Yohana 8:32. Bibiliya avuga ngo namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Ndagira ngo nsome muri Hosea igice cya 4 umurongo wa 6. Bibiliya iravuze ngo ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutagira ubwenge, ubwo uretse ubwenge nanjye nzakureka we kumbera umutambyi. Ubwo wibagiwe amategeko y'Imana yawe, nanjye nzibagirwa abana bawe. Imana idufashe cyane. Mu gitabo cyo kuva igice cya 18, igice cya 18 ere ku murongo wa 14, biravuga ngo sebukwe wa Mose abonye ko akorera abantu byose, aramubaza ati ibyo ukorera abantu ni ibiki? Niki gituma wicara uri umwe? Abantu bose bagahagarara bakugose, bagahera mu gitondo bakageza nimugoroba. Mose asubiza sebukwe ati nuko abantu baza kuri jye ngo mbabarize Imana. Iyo bafite amagambo baza kuri jye, nkabacira imanza, nkabamenyesha amategeko y'Imana n'ibyo yategetse. Reka murongo wa 17, sebukwe wa Mose aramubwira ati ibyo ukora ibyo si byiza, ntuzabura gucikana intege n'aba bantu muri kumwe, kuko binaniranye biruta ibyo washobora gukora wenyine. None umvira ibyo nkubwira, ndakugira inama, Imana iyigufashemo, ube ari wowe mushyikirwa w'amagambo w'abantu n'Imana, ujye ushyira Imana imanza zabo. Reka nsimbuke ku murongo wa 24. Mose yumvira sebukwe, akora ibyo yamubwiye byose. Mose atoranya mu Bisirayeli bose abashoboye ubucamanza, abaha gutwara abantu, bamwe ngo batware igihumbi, abandi ngo batware ijana. Imana yacu ishimwe cyane. Ndagira ngo nsoze ijambo ry'Imana mu bice dusoma mu rwandiko Petero yanditse rwa 2 igice cya 5
umurongo wa kabiri, umurongo wa kabiri kugeza ku wa kane, aravuga ngo muragire umukumbi w'Imana, muragire umukumbi w'Imana wo muri mwe, mutawurinda nk'abahatwa, ahubwo muwurinde mubikunze nuko Imana ishaka, atari kubwo kwifuza indamu mbi, ahubwo kubw'umutima ukunze, kandi mudasa n'abatwaza igitugu abo mwagabanijwe, ahubwo mube ibyitegererezo by'umukumbi, kandi umutahiza naboneka muzahabwa ikamba ry'ubugingo. Imana yacu ishimwe cyane. Bene data, turashima Imana ku magambo tumaze gusoma meza cyane, kandi ntekereza ko ari buze kugufasha cyane. Nifuje kubanza kuvuga kuri iki cyanditswe twasomye cyo muri Matayo 28. Iki cyanditswe kiratwereka inshingano ikomeye twasigiwe, inshingano isumba izindi, inshingano ikomeye ahangaha ireba abizera bahamagawe gukora umurimo w'Imana. Dufite inshingano ikomeye iruta izindi, ariyo yo kwamamaza ubutumwa bwiza no guhindurira abantu ku gukiranuka. Iyi ni inshingano abantu benshi batatiriye cyangwa birengagije bitewe n'izindi ntego bazanye mu buzima bw'umuhamagaro wabo. Birengagiza icyo Imana yabategetse cyo kwamamaza ubutumwa bwiza buhindura. Ngira ngo mbabwire, twebwe twahamagariwe guhindura abantu, kurema abantu. Mwumve aha Yesu yababwiye ngo mugende muhindura abantu. Iri jambo muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubahindura abigishwa, ngo kandi mubabatize, nimumara kubabatiza mubigishe kwitondera ibyo nababwiye. Arangije arababwira ngo dore turi kumwe kugeza ku mperuka. Yesu ashimwe cyane. Ngira ngo mbibutse iri yerekwa ry'Imana ifite ku nyoko muntu cyangwa ku kiremwa muntu, niyo kumuhindura umuntu akaba uw'Imana ishaka. Mwibuke twese duhamagarwa nk'umubiri wa Kristo cyangwa nk'ingabo z'umwami. Ni ukuvuga twebwe abahamagawe, by'umwihariko abahagaze mu nshingano z'ivugabutumwa, dufite inshingano zo guhindura abantu, tukabaremamo ingabo zikomeye, ingabo z'abigishwa, ingabo zamamaza ubutumwa bwiza, ingabo zitanga ubuzima, ingabo ziyeguriye Imana, ingabo ziyemeje gupfira icyubahiro cy'Imana. Nk'uko natangiye mbivuga, abantu benshi barabyirengagije. Ni ukuvuga ngo iri yerekwa barihinduye irindi. Bafashe umurimo w'Imana nk'igikoresho, nk'inzira, n'umuryango ubageza ku byo imitima yabo irarikiye. Ntago bafite umutwaro w'abantu, ntago bafite umutwaro wo gutanga ubuzima kubw'umuntu uri murimbuka. Ariko mwibuke, ijambo ry'Imana riratubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yohana wa mbere igice cya 3 umurongo wa 16 haratubwira ngo dore ikigaragaza urukundo ni iki, nuko Kristo yatanze ubuzima bwe cyangwa ubugingo bwe ku bwacu. None rero natwe biratukwiriye ko dutanga ubuzima bwacu ku bwa bene data bose. Nuko narimo mbivuga, hari abafashe guharanira icyubahiro babigurana kuvuga ubutumwa bwiza buhindura ubuzima bw'abantu. Hari abafashe amafaranga kuko bayararikiye bayahindura, bayasimbuza kwamamaza ubutumwa bwiza bw'ukuri buhindura ubuzima bw'abantu.
iri jambo ry'Imana barifata nk'ubucuruzi, barifata nk'ikintu bagomba gukoresha bakagera ku by'imitima yabo irarikiye. Ariko ntabwo ariko byakabaye. Imana iradutuma kugira ngo tugende mu moko yose, mu bantu bose, mu miryango yacu, mu aho tuvuka, aho dutuye, mu gihugu cyacu, mu mahanga ya hafi n'aya kure, tubwire abantu ubutumwa bwiza bubahindura. Reka nkubwire mwene data nshuti y'Imana, abantu ntabwo bazahinduka batabwiwe. Ubutumwa bwiza nibwo buzahindura abantu. Mwibuke uyu murimo ni mugari, ntabwo twawukora twenyine ngo tuwurangize. Dukeneye amaboko, dukeneye abagabo n'abagore biyemeje, batanze ubuzima bwabo. Dukeneye abasore n'inkumi bagifite imbaraga zo kwiruka mu misozi. Njya nkunda ya ndirimbo ngo tugende mu misozi abariyo tubabwira ibya Yesu, maze nabo bakizwe be kuzajya mu muriro. Ntabwo byashoboka utarabaye umuntu wiyeguriye Imana, wamaze kumenya ukuri. Mwibuke ndimo ndavuga ngo menya ukuri. Kandi Satani n'abambari be ntabwo bashaka kukumenya, ntabwo bashaka kugutahura, kuko numenya uku kuri ubwami bw'umwijima burasenyuka. Kujya mu misozi, kujya mu mihana, kujya mu maguriro, kugenda ibihugu, kugenda amahanga, birasaba umuntu ufite umutima wamaze guhishurirwa ukuri, akamenya ko abereyeho kurwanira icyubahiro cy'ijuru no gusahura ubwami bwa Satani akuzuza ubwami bw'Imana. Ubutumwa bwiza tuvuga ni ubutumwa bukiza, ni ubutumwa buhindura, ni ubutumwa hano yavuze ngo nimurangiza mubabatize. Ni ubutumwa buzana abantu hamwe, kubatiza no kwinjiza abera mu musabane, bagahura, bakabana, bakagendana, bagasangira, bagafashanya. Twarangiza tukabatoza amahame, tukabatoza kuba ingabo. Ndashima Imana kubw'umubyeyi wacu Imana yahaye iryihishurirwa Apostle Yoshua Masasu iyo kurema ingabo. Kandi koko mwumve niryo tegeko Yesu yabategetse cyangwa inshingano yabahaye ngo mugende muhindura abantu kuba bigishwa. Yarabasize arabigishwa, arababwira ngo mugende muhindura abandi muba bigishwa benshi, muba inteko y'ingabo, muba ingabo nyinshi, muba abantu bashyitse bafatanya, mugaba ibitero mu bihugu, mu mahanga, muhindura abantu ingabo z'umwami. Ariko birasaba ko abantu bamenya ukuri. Twasomye icyanditswe muri Yohana 8:32 ngo icyakora muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Natangiye mbabwira ngo ukuri ntabwo abantu benshi bashaka kukubwira abandi, ntabwo bashaka kukubwira abandi. Turaza kubibona, hari icyanditswe nasomye turaza kubibona. Hari abantu benshi abandi bakabereka ko ari bo kamara, ariko nyamara babariganya, bababeshya. Mwene data nshuti yanjye nkurikiranye muri uyu mwanya, hari ikintu kizakemura ibibazo byawe, hari ikintu kizahindura amateka yawe, hari ikintu kizubaka izina ryawe, hari ikintu kizatuma ibyawe bigenda neza. Nukumenya Yesu neza, ukamenya impamvu yo kubaho kwawe, ukamenya icyo ubereyeho, ukagisohoza, ukakigenderamo, kuko kugendera mu cyo waremewe nibyo bizahindura amateka y'ubuzima bwawe. Ariko ijambo ryatubwiye muri Hosea 4:6 ngo ubwoko bwanjye burapfuye, burarimbutse buzize kutamenya. Hari kutamenya kuko utabwiwe ukuri, hari no kutamenya kubera ko wabikerenseje, wagize ikintu cya ignorance.
ntabwo ushaka kumva, ntabwo ushaka kwemera, urahinyura ukuri, ntabwo ushaka kubwirwa ukuri bigendanye n'ibyo urarikiye, bigendanye n'ibyo ushaka. Ariko igihe kirageze kugira ngo umenye icyo umwami ashima n'icyo ashaka, kuko icyo ngicyo nicyo kizahindura ubuzima bwawe. Nibyo uyu munsi hari ubutumwa bukubwira ko buba babikemura. Uyu munsi hari ubutumwa bukwaka ibiguzi kugira ngo ibyawe bigende neza. Uyu munsi hari ubutumwa bwo kuguha amazi wiyuhagira nawe wisiga. Uyu munsi hari ubutumwa bugusaba ibitambo warangiza ukarambara ukiryamira ngo bazabitunganya. Ndagira ngo nkubwire mwene data nshuti yanjye, ibyawe bizatungana umunsi wamenye ko ukeneye Yesu mu buzima bwawe, kandi ko yakuremye kubw'umugambi ukomeye. Yaranditse Pawulo yandikira Abaefeso igice cya 2 umurongo w'10, arababwira ngo twebwe turabe Imana yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo uyu munsi tuyigenderemo. Yewe yandikira Timoteyo mu rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 16, arimo mubwira ngo ibyanditswe byera bigira umumaro wo kwigisha umuntu, kumuhanira gukiranuka, kumutunganya, kugira ngo abe umuntu ushitse ukwiriye gukora ibyo bwaha. Ntabwo ari umuhamagaro gusa wo kugusengera no gukemurirwa ibibazo, nabyo ubyishuriye utabaje gusenga, utabashe guha Yesu ubuzima bwawe, ntabwo bishoboka. Imana irashaka kumenya ukuri. Ukeneye Yesu mu buzima bwawe, ukeneye kumwegurira ubuzima bwawe, ukeneye kwemera gutozwa iby'ubwami, kuko wowe uri ingabo y'umwami, uri umwana w'Imana, uri umugaragu w'Imana, uri igikoresho cy'Imana. Imana ishaka gukoresha mu guhindura amateka y'isi. Isi ntigushuke ishingiye ku bibazo urimo. Isi ntigushuke ishingiye ku bukene urimo. Nibyo hari abantu tujya imbere, hari n'abaduhamagara ngo nimuze birakemuka. Narimo numva umukozi w'Imana, Imana idufashe kuko natwe twese dukeneye kumenya ukuri. Hari aho tutaragera. Pawulo yaravuze ngo ntabwo ndageraho imyambi ya Satani itangeraho. Yarimo avuga, atanga ubuhamya kuri televiziyo nyine, kuko umuntu yamumurangiye ngo hari umuntu bamurangiye ngo azamusengere, ariko aravuga ngo Imana yamubwiye ko nta wundi muntu wakemura ikibazo cye mu Rwanda. Bene data, ndagira ngo mbabwire ukuri mutazi, twe ntacyo dushoboye, turi ibikoresho by'Imana, kandi uko Imana yankoresha yakoresha na kanaka, biterwa n'uburyo wasabanye nayo, biterwa n'uko ishaka gukora, biterwa n'uriya muntu uburyo yaje afite inyota yo kwakira igitangaza cy'Imana. Ntabyo dukora, turi imiyoboro. Ndagira ngo mbwire n'abankurikiranye, Imana ikoresha imirimo n'ibitangaza. Reka abantu bamenye ko ari Imana atari wowe. Reka abantu bamenye ko ari Imana atari wowe. Bamenye ukuri kuba bature. Iyo Mana igukoresha bayizirikeho, iyo Mana igukoresha bayiyegurire, iyo Mana igukoresha bayiha ubuzima. Erega nabo ni ibikoresho ishaka gukoresha. Ukuri, menya ukuri. Imana irashaka kumenya ukuri. Wa mumama we, wa mupapa we, numenya ukuri, hari ibigiye guhinduka mu buzima bwawe. Ntabwo urubwira uko ushakisha ngo ukemure ikibazo cyawe, ugukuza mu buryo bw'umwuka, ugukomeza mu buryo bw'umwuka, kuko inshingano zacu ni ukukwereka Yesu. Inshingano zacu ni ukukwereka icyo Imana igushakaho. Inshingano zacu ni ukugufasha kubohoka. Inshingano zacu ni ukumenya neza ko umaze guhama mu mahame y'ubwami bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Twasomye inkuru za Mose mu gitabo cyo kuva igice cya 18. Twarimo tureba uburyo Mose ngo yakoraga imirimo yose. Sebukwe aramureba, abona agiye gutagangara, aramubwira ibyo ukorera abantu ni ibiki. Ibyo ukorera abantu ni ibiki.
Mose aramubwira ngo abantu baraza bafite ibibazo bakabimbwira kugira ngo mbagerere ku Mana. Sebukwe aramubwira izi miliyoni urumva uzakemura ibibazo, hari izindi nshingano uzakora. Imana yaraguhamagaye as a leader, nk'umuyobozi, ariko ufite inshingano zo kurema abandi bayobozi, ufite inshingano zo gutegura abandi bayobozi. Iki nicyo navugaga, kumenya ukuri. Niba ndi umuhanuzi ndafasha abantu kwinjira mu mbaraga z'Imana, nabi bakoreshe. Erega abantu baba banyicaye imbere harimo abahanuzi, erega abantu baba banyicaye imbere harimo abapasitoro, ariko ntibazababona bafashije kubategura, ntibazaba bavuga butumwa nabafashije kubategura, ntibazamenya gukoresha ubutunzi bwabo mu bwami bw'Imana ntabafashije kubategura. Ariko ikibazo kiriho ni ukwereka abantu ko ntacyo bashoboye, batasenga ngo bikunde, batahamagara Imana ngo bikunde, batakorera Imana ngo bikunde, bakumva ko ari jyewe. Mwene data, ndashaka kumenya ukuri. Menya ukuri. Imana irashaka kugukoresha. Imana irashaka kuba ingabo ihagarara ku rugamba ikarwana. Sebukwe aramubwira ngo urimo urica ubwoko bw'Imana, kandi ntabwo ubica, nawe urimo uriyica. Hari abantu barimo biyica bigize abahanuzi b'amafaranga, hari abantu barimo biyica barigagaje, bigize baragenda bameze nk'abantu bavuye mu ijuru, bafite amaeskoti, bafite ababatwaza amatelefone n'amabibiriya, barakanga abantu bavugamo, bahinduye amajwi. Iyo bagiye kubwiriza bahindura amajwi. Ndagira ngo mbabwire, ntabwo muri kwica ubwoko bw'Imana, namwe ubwanyu murimo muriyica. Murimo muriyica. Mureke dufasha abantu kumenya inshingano zabo, mureke dufasha abantu kumenya aho bagomba kuba, mureke dufasha abantu bamenye uko bagomba kugenda, mureke dufasha abantu bamenye uko bagomba guhagarara, mureke dufasha abantu bamenye uko bagomba gukoresha ubutunzi bwabo. Ntabwo bazatanga ubutunzi kuko twababeshe, oya, ndabizi neza kandi mfite ubuhamya. Iyo umuntu wamaze kumutoza, iyo umuntu wamaze kumwigisha, iyo umuntu wamaze kumurema, iyo umuntu wamaze kumuhindura, arakora. Yamaze kumenya inshingano n'inyungu bifite. Ndagira ngo mbabwire, kwitanga mu mwami bigira inyungu. Uwo muntu iyo yabimenye arabikora. Ntabwo bisaba ko muzanira umuhanuzi w'ibunaka, ntabwo bisaba ko muzanira ntegura igiterane cyo gukanga kugira ngo abantu batange amafaranga. Oya, iyo yamaze kumenya icyo yaremewe aragikora. Inshingano zawe ni ukwigisha abantu kumenya icyo baremewe. Ijambo nashorejeho ni ijambo riri muri Petero wa mbere igice cya 5 umurongo wa 2. Biratubwira ngo muragire umukumbi w'Imana wo muri mwe mutawurinda nk'abahatwa. Bene data, nshuti z'Imana, aha ni ku bakozi b'Imana, ntago tubikora nk'abahatwa. Oya, ahubwo ngo tuwurinde tubikunze nk'uko Imana ishaka. Mureke dukora umurimo w'Imana nk'uko Imana ishaka. Mureke dukora umurimo w'Imana nk'uko Imana ishaka. Dukizwe nk'uko Imana ishaka. Tuyobora amatorero nk'uko Imana ishaka. Dukoresha ubutunzi bwacu nk'uko Imana ishaka. Tuvuga ubutumwa nk'uko Imana ishaka. Atari kubwo kwifuza indamu mbi, ahubwo kubw'umutima ukunze. Kwifuza indamu. Pawulo yaranditse ngo ifeza, amafaranga n'umuzi w'ibibi. Hari abantu bafashe amafaranga barayimika. Abenshi uzabumva n'abavuga butumwa baravuga ngo ugomba kameme kuba umukozi w'Imana, abantu bakakubona mu modoka nziza, mu makoti meza, nibyo bavuga. Ariko ibi ngibi ni irari, ni inzara, ni inyota y'iby'isi. Imana nibiguha, Imana ishimwe. Ariko wirema inzira z'ibicocero bimeze nk'aya myenda ya Adamu igihe bari muri Eden, biremeye ibicocero. Rindira Imana, wowe vuga ukuri. Kandi ndashima Imana, umugaragu w'Imana Yohana bamusangaga mu butayu, bagasiga insengero mu mirwa bakamusanga mu butayu, baje kumva ijambo ry'Imana. Aratwibutsa hano ngo
ngo kandi mudasa nk'abatwaza igitugu abo mwaragijwe, ahubwo mubi byitegererezo by'umukumbi, kandi umutahiza naboneka muzahabwa ikamba ry'ubugingo. Imana iradusaba kuba icyitegererezo. Imana iradusaba kugenda nk'uko ijambo ryayo rivuga. Ntabwo dukwiye kuba abakozi b'Imana bavuga ngo murebe ibyo tuvuga ariko ntimuzarebe ibyo dukora. Oya, ibyo tuvuga n'ibyo dukora mureke bise nabyo. Niko kuri abantu bakeneye, niko kuzabahindura, niko kuzabafasha. Soza bene data nshuti z'Imana, ndagira ngo mvuge aya magambo. Birashoboka ko wenda abantu tubwira bashobora kwanga kumva ibyo tubabwira. Icyo si ikibazo cyacu, ariko tubwira abantu ukuri. Abantu badukurikira n'abadukurikiye, mumenye icyo Imana ibashakaho. Mukeneye kumenya ukuri, kandi kwinjira mu bwami bw'Imana no kuba bizera ntabwo ari ukuza kubona iby'imitima yacu irarikiye gusa. Oya, hari ikirenze ibyo turarikiye, ni ukwakira ubugingo buhoraho Imana yaduteguriye. Ni ukwemera gukoreshwa n'Imana, ni ukwemera kumvira ijambo ry'Imana. Mureke duhagarare mu ijambo ry'Imana, dusenge, dukiranuke. Imana izadukoresha iby'ubutwari. Natwe abakozi b'Imana tumenye ngo ibyacu ni ugutanga icyerekezo, ni ukwereka abantu icyerekezo, ni ukwereka abantu ibyo bagomba gukora, ni ukwereka abantu ko Imana yabahamagaye kugira ngo ibakoreshe muri iki gihe cya none. Kandi ibyo ntabwo ari ukubivuga gusa, ahubwo tukabishyira mu bikorwa kugira ngo ibyo babona nabo babashe kubigenderamo. Munyemerere soreze aha, ariko tumenye ngo umwami ari bugufi. Umwami ari bugufi. Birashoboka ko ufite ibibazo by'amafaranga, birashoboka ko ufite ibibazo by'indwara, birashoboka ko ufite ibibazo byo kurwana no kubona abakwemera, icyubahiro n'ibindi, ariko ndagira ngo nkubwire ibyo byose umwami wacu niwe ubitanga. Yesu ntabwo aduha agakiza gusa k'umwuka, akiza n'imibiri yacu, atunganya n'imibereho yacu, atunganya n'ubuzima bwacu. Reka tumwemerere, tumuhe ubuzima, duharanire kuba mu ijambo rye, tugendere mu ijambo rye, nawe azatugirire neza. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, ibagirire neza, muharanira kumenya ukuri kugira ngo mukugenderemo. Umwami wacu nagaruka, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo umutahiza naza. Umutahiza n'umushumba mukuru, niwe mukwe, niwe wadukoye amaraso y'igiciro. Ubwo azagaruka azaduhereza ikamba ry'ingabo zatanze ubuzima kugira ngo zamamaze ubutumwa bwiza, zihindurire benshi kugukiranuka. Imana ibahe umugisha. Urakoze mwami Imana, turagushimye kuko uri mwiza, ugira neza. Iri ni ijambo ryawe, nyemerera uha umugisha buri wese mwami warikurikiye kugira ngo asobanukirwe uku kuri, agendere mu kuri, umukoresha icyo wamuremeye, umukoresha icyo wamuhamagariye, umukoresha icyo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, kandi ntazagira icyo akuburana. Ujye witamurura umunsi ku wundi ku buzima bwe. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Amahoro y'Imana abane namwe. Shalom.